Banyarwanda banyarwandakazi, nk'uko mutubona aha duhagaze, hakuno ni umurenge wa Shyira, hano hakuno ni umurenge wa Matyazo. Aha hantu rero hakaba hari harangiritse mu buryo bukomeye. Nk'uko mubibona hano hari umugezi witwa Rubagabaga, ariko ikiraro nta kiraro cyabagaho. Abantu barahekanaga kugira ngo uwambuke, ariko uyu munsi iki kiraro mubona gifite metero 200, metero 200 zose. Ni ikiraro nyakubahwa Perezida wa Repubulika amaze iminsi ahaye tuno turere, ntabwo inzira yagendwaga. Murabona ni igikorwa rwose ndashyikirwa, igikorwa cyo gushimirwa, nk'uko dufite ubuyobozi bwiza, nta na rimwe mutazaguhema kuduha ibikorwa byiza nk'ibi ngibi. Ni ibyo gushimirwa rero. Iki kiraro gihagaze amafaranga menshi. Mu by'ukuri kuyabara byagorana, cyetse nk'umuntu wakoze bije yacyo niwe wamenya ngo ese gihagaze angahe. Ubuyobozi rero dufite ibi bikorwa tuba twazindutse kugira ngo tubibereke, murebe ni hehe ibikorwa bikorerwa, hakorwa iki. Mwamwe muribonera iki kiraro. Ni ikiraro cyiza cyane kandi cyuzuye mu gihe gitoya. Ibi rero ni ibyo gushimirwa, nk'uko umukuru w'igihugu wacu akora cyane. Namwe mujye mumufasha mu musayidire, ntacyo aba atakoze, aba yakoze uko ashoboye, aba yashyizemo ingufu. Namwe murabona iki kiraro rwose, ikiraro gifite metero 200. Ni ibyo gushimirwa rero. Tuba twazindutse tukemera tukavunika ngo tujye tubagezaho ibyiza bikorerwa mu gihugu cyacu. Ngayo nguko rero, hano mubona hakurya ni umurenge wa Shyira, nk'uko natangiye mbibabwira. Hano ni umurenge wa Matyazo, aha ni mu karere ka Ngororero. Nk'uko mubibona utu turere ntabwo twagendwa. Ibi ni ibyo gushimira Abanyarwanda, nk'uko twabyiyemeje, tuzahora tubagezaho ibyiza bikorerwa hirya no hino mu gihugu cyacu.